dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afrika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo. Le pétrole à gogo, le cobalt à gogo, le nickel à gogo. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. radiyo ubumwe uyu munsi turi ku wa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radiyo ubumwe nk'uko bisanzwe duca tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuze kureba uko bihagaze haba mu Rwanda ndetse haba no mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho tuzi ko mu cyumweru gishize hari hasinywe ko hagomba guhagarikwa intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibyo bikaba byarashyizweho umukono na ba minisitiri bombi b'ububanyi n'amahanga, yaba uwa Kongo cyangwa se uw'u Rwanda. Ariko mukaba mwarabonye ko uwo bita Nduhungira yageze i Kigali baje kwemarika ko bakoze mistake y'ibintu basinyiye, ari naho tujya tubabwira ko hari abantu barimo kugenda babona uburyo diplomasi zirimo zikorwa.
wabona abanyamerika bagumye kugenda basaba uko izo seserofe guhagarika imirwano, harabibwira ko biri mu nyungu za Kigali na Kampala, ariko mu by'ukuri ukabona ko abantu basesengura atari by'igihe gitoya ibi byose ari bizagirira akamaro igihugu cya Kongo, cyane cyane ko bagenda babyifashisha muri vore nyinshi cyane, haba muri voie diplomatique, haba mu buryo bujyanywe n'uko barimo kugenda bategura ibirego, ko buriya nimba mwabonye ko bakimara gusinya Nduhungirehe yakimara gusinya n'amasezerano, mwabonye ko haba mu MONUSCO haba muri UN bahise bishimira bati birashimishije kubona u Rwanda rwemeye guhagarika intambara, barabizi ko ari bo barwanamo hariya, ukabona abanyaburayi ariko byagenze, abanyamerika uko byagenze, ariko i Kigali bo mukaba mwaje kubona ko bo bahise babwira Nduhungirehe kagaruka kujya gusobanura ibintu bidasobanukika, ngo bavugaga abagomba abahanganyemo hariya, ariko raporo zose none zerekana ko ari Kigali. Mu by'ukuri tudaciye ku ruhande, umuntu bita Nduhungirehe yasinyiye ko bagomba guhagarika imirwano. Ibi byose akaba ari uburyo tubona ko hari abantu batabitekerezaho cyane, ariko nk'abantu kuri radiyo imwe twakomeje gukurikira iyi ntambara ya Kongo, uburyo igiye irimo stage cyangwa ifite yagiye igira ama etape atandukanye, cyane cyane ko byagiye bitangira Kigali inyuma ya M23, ariko abantu twabanye mu biganiro bya radiyo umwe, murabizi neza ko day one umunsi wa mbere twagiye tubabwira ko ari RDF irimo hariya, naho iyo M23 bavuga igisirikare bafitemo n'abana bakeya ba maonesho bashyira imbere kugira ngo byitirirwe, ariko mu by'ukuri twese turabizi ko ari RDF operating muri turiya duce, aho noneho na UPDF ya Uganda nayo yatangiye kuzamo, aho tuze kubireba mu kanya kaza kuza, ku mirwano yabereye hariya muri groupement ya Binza, aho turimo turavuga muri za Rucuru hariya, aho hari amarokarite agera kuri 5 yafashwe nyuma y'intambara yabereye Nyamwirima, n'abasirikare benshi cyane bari mu 23 RDF, ariko hakaza kubaho amabwiriza ko aba FARDC bari muri biriya bice bakora repi strategique, aho RDF 23 binjiye Ishasha, hakaba hanagaragayemo n'imodoka by'intambara bya UPDF, ariko ibyo tukabona ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda na Uganda bashaka kongera gukora muri za ntambara zabaye muri za 2, aho ubona ko bagenda basa n'abafata ku mipaka bototera ibice bizamuka byegera za Ituri, aho tugomba kugenda tureba tubona ko mu by'ukuri nta kindi barimo, ari gahunda barimo y'umugambi muremure. Ababanye na radiyo imwe murabizi ko twakunze gukora ibiganiro kuri ya matwita y'umuhungu wa Museveni uriya General Muhozi, aho yavugaga ko bo n'u Rwanda bagomba kuzubaka Empire Hima Tutsi, bagomba kwita ngo Hima Tutsiland. Nta banga ririmo kuko ni ibintu umuhungu wa Muhozi yavugaga ko we afatanyije na Anko bazabikora, kandi ko bareba no kuzishushanya bari bafite n'ibyo birimo, ariko ibi byose kandi ibintu birimo kugenda bigaragaza ko noneho ubona ko Kongo yapushinze diplomasi igeza kure cyane, kugeza ubwo byaje kurangiza byitwa ko ari ingabo z'u Rwanda ziri muri mariya ma operation hariya, bivuga ko noneho aka kanya Kongo ifite umwanzi wihariye, ko mu byo basinye byo Nduhungirehe yasinye nta hantu twabonye ko mu 23 yahagarika imirwano, twabonye ko u Rwanda ruhagarika imirwano na Kongo. Ibi byose kubona ko ari intambara none igiye gufata shape, igiye gufata isura yayo nyayo. Ahangaho dushobora gusubira muri chat za UN tukareba icyo amategeko avuga cyangwa amategeko mpuzamahanga avuga iyo igihugu giteye ikindi, abatarimo kwibona ko Kongo igenda ikururira u Rwanda mu kagozi mu kamashu, ko iyo bimaze kwemezwa ko ari igihugu cyateye ikindi cyangwa cyateye ikindi, hari icyo amategeko mpuzamahanga avuga no mu kwitabara n'uko ibintu bigenda. Rero mubona ko u Rwanda muri kwa kugenda mu mutaka wa M23, ariko byaje kurangira Nduhungirehe asinye urupfu, niko twabyita, ko ibi byose izi ntambara ubona ko noneho zimaze kwitwa amazina yazo, ibyo kuvuga ngo ni AFC niyo 23 nta bikirimo, kuko n'abayobozi bayo barimo gushirwa imanza Kinshasa, noneho ku buryo buri ofisiyeri Nduhungirehe yasinyiye ko
u Rwanda rugomba guhagarika imirwano, ari nacyo Kongo ishaka, ari nacyo umuntu bita Faci yashakaga, yavuga ati ngewe ntabwo nzahura na M23, kuko ikibazo dufite n'u Rwanda, bo twahura tukaganira tukabaza icyo bakora mu gihugu cyacu. Ibyo tukabona ko mu by'ukuri Kongo diplomasi yagejeje ku gipimo bifuzaga. Aka kanya murimo mubona ko byateye ihungabana muri diplomasi y'agatsiko, aho umugabo mwene Ngurube, umwuzukuru wa Ngurube, ava i Rwanda asinyiye ibintu, yagera i Kigali sebuja akamubwira ati aha hantu abaturage baradusuzugura cyangwa barabona ko baduciye amazi. Akaba yaragarutse kumubona kuri televiziyo asobanura ibintu bidasobanuka, ko ibyo bavuze ngo atari byo, ngo MONUSCO ngo yibeshye mu magambo, ziriya za komite européenne ngo yibeshye mu magambo, ngo ntabwo bigeze babisinyira, ariko twese tukaba tubifite iryo tangazo turifite. Aho mu by'ukuri tubona ko igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri aricyo kirimo kirwana hariya, noneho intambara ikaba ishobora guhindura isura, kubera ko noneho amazina y'intambara nyayo ari byo twakomeje tubabwira ko Kongo bakomeza kugenda batekereza ko harimo n'imbaraga nkeya, byumvikana, kubera ko izi ntambara ziba zirimo abaparteneri batandukanye bari inyuma ya Kigali, ba imperialiste bashaka kugumya gusohora imitungo, yaba ari Museveni na UPDF yiwe, nabo bakomeza kugenda baza kinyuma nyuma hariya ku mipaka binjiramo, nka za Shashawa, imodoka zagaragayemo zitwara abasirikare n'ibikoresho y'amajipi cyangwa za burende za UPDF zagaragaye Shasha. Bigaragara ko mu by'ukuri harimo ubufatanye bwatumye biriya biba. Ariko bakomeza kureba ibyabaye hariya muri groupement ya Binza, nko mu marukarite ya Nyamwirima habaye intambara, ariko muri za Gisiguru cyangwa muri za Gatwiguru cyangwa muri za Nyabandira cyangwa muri za Gahanga, Nyagahanga, hariya ho ntabwo nta ntambaro zahabaye, habayemo ama withdraw. Akaba ari ibice bikora ku mupaka wa Uganda, ari naho ubona ko na UPDF yinjiyemo. Ariko ibi byose akaba ari abantu turimo kwibona, ngewe mbirebeye muri analize zimbitse nkacukumbura cyane, urabona ko FARDC ifitemo strategy zo gukururira RDF, gukurura u Rwanda mu ntambara, kugira ngo berekane ko batigeze bakurikiza ya masezerano bari basinye, kuko byari ku itariki 4 z'ukwa munani bagomba gutangira guhagarika imirwano. Ariko iyo tariki bagiye kugira bafashe amakarite agera hagati ya 5 na 6 muri groupement ya Binza, hariya muri teritwari ya Rucuru, akaba ari kuri kotero zegera hariya ku Bugande, za Shasha ni hariya ku Bugande abantu bahabona. Ukaba tubona ko mu by'ukuri Kongo mu by'ukuri hari amastrategie amwe n'imwe bagenda bafata, ariko abandi bakaba kwikubita mu gatuza ngo bafashe ahantu, ariko mu by'ukuri mu buryo bujyanye na diplomasi u Rwanda rukaba rugenda arimo rugwa mu mutego rutazivanamo. Turimo turabibona kubera yuko nkeka ko Kongo nayo imaze kubona ko intambara yayo yiswe izina, iri mu ntambara ihanganye n'u Rwanda, ndetse UN ikajya kuri n'Ubugande burimo, ariko Kongo ikomeza kuvuga u Rwanda kuko nibwo bufitemo abasirikare benshi, abasirikare barenga 4,000. Bumva rero bavuga abasirikare barenga 4,000, ushobora kuba ari n'icumi, kuko hari n'abandi binjiramo mu buryo bw'urwihisho n'iki. Iyo twatira tubona ko iyi ntambara abantu barimo bagenda bakinisha irimo igenda ifata indi sura, kandi ibintu bishobora kuzatungurana, kuko nimba mbere Kagame yishaga nyuma yo 23 yabona kagiye kuyibaho akiyongezamo bananga bariya, ariko byose ukaba noneho byarangiye Nduhungiye yasinyiye ko bagiye guhagarika intambara. Bigaragara ko noneho umwanzi wa Kongo ni u Rwanda, nk'uko Faci yakomeje kugenda bivuga. Ahangaha ukabona ko bagenda babona credibility y'uburyo bashobora kuzatwaramo intambara yabo. Abakomeza kuvuga ngo Abanyamerika ngo barimo shuka Kongo ikajya mu bya soserofe, noneho ngo Kagame ngo gashobora gufata ibindi bice, ariko kubaza amastrategy ushobora no kuvuga uti ahubwo umugabo arimo arimanika, yagerageje kuko ibyabaye nimba aho byagombye gutangira ku itariki 4 ariho hafatiwemo ibindi bice byegera ku mupaka wa Buganda. Biragaragara ko bashaka kugira ngo berekane ko bariya bari 23 na FC ya nanga
bo ibiganiro bitabareba, ariko ibi byose nkeka ko Kagame nta bisobanuro azayibonera kubera ko intambara ya Kongo ifite izina noneho. Ubu tugiye kwinjira muri faze aho hashobora kuzaba mobilisation Kongo yose mu baparteneri bayo bose ko intambara bagiye kwinjiramo ari intambara y'u Rwanda na Kongo. Icyo gihe rero intambara ntabwo yaba ikimeze nk'iriya uko mwayibonaga, izaba ari intambara ifite ubundi bukana bubi cyane, kandi twebwe turabizi turagenda tuyibona ko aya magurupe ya Wazalendo n'iki byose ndetse n'abaturage bakomeza kugenda babaza guverinoma bati mutubwire ibibura, ntabwo abanyarwanda bazagumya kudukuraho izi ntambara batwicira abantu. Cyane cyane ko mwabonye ko ubwo RDF M23 bagiraga Kiseguro, babita Giseguro, batishe abaturage batari bakeya. Twakomeje kugenda tubona amafoto menshi cyane y'abagiye bacibwa imitwe bayibafatishije mu ntoki. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Amaoperasiyo yabaye ku wa gatanu, ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, hari abaturage bagenda babigwamo ku buryo ubwicanyi nabwo bujya gusa na bwa bundi bwabereye Kishishe. Tukaba twakomeje kugenda tubona amakuru avuye ku rugamba rero muri biriya bice bya Rucuro wegera ku mupaka, cyane cyane aho barangirije bafashe hariya muri Ishasha. Ariko wareba ukabona FARDC yavuyemo n'aba Wazalendo bakuze withdraw ko intambara yari yabaye Nyamwirima. Wazalendo bari bakubise ba RDF 23 babicamo abantu benshi cyane, nubwo mwumva ngo bafashe utwo duce twose, ariko hari ibitambo byinshi cyane, hari cost, hari ikiguzi. Tukaba dukomeye kugenda dukurikira ino ntambara ko igiye guhindura ubukana, kandi igiye kugira ubukana bukomeye cyane, kandi wanabireba neza mu myitwarire y'inzego z'umutekano mu Rwanda kunzimo kwitwara, uburyo insengero nyinshi zirimo gufungwa, kuko hari ahantu bagenda bihuriza nuko bashobora kuba bari no muri move cyangwa bari muri mood yo kwitegura intambara ishobora gutangira igihe icyo ari cyo cyose. Ko abantu bakomeje kwivuga bati Kongo yaguze bya bidege bikomeye, yaguze bya bishari bikomeye, yaguze iki byose bikomeye, harabura iki, ariko ibi byose urabona ko ariho birimo byerekeza, bireregeza mu gutangiza iyi ntambara ishobora kuzaba ku buryo bweruye ihuje u Rwanda ndetse na Kongo. Ahubwo ubona ko n'abaganda nabo barimo babyinjiramo kugira ngo barebe ko bamena amazi akonje mu yashyushye kugira ngo abakazuyaze. Ibi byose ni ibintu tugenda tubona ko mu by'ukuri izi ntambara zishobora kuzatungurana cyane, ariko zikaza ari mbi cyane, cyane cyane ko ubona ko abakongomani barakaye cyane, kandi n'abafatanyabikorwa babo, ingabo z'abarundi ziri hariya, za SADC ziri hariya, ntacyo bavuga. Umuntu bita Faci ntacyo avuga, ariko diplomasi irimo irakora cyane. Barangije kwita izina intambara bagiye kwinjiramo. Intambara yo kwita izina ni ukuvuga ngo intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda. Iki gihe rero intambara ntabwo yari ikiri muri ya sura abantu babonaga, kubera yuko noneho ishobora kuba ari intambara mbi cyane tuzabona, kandi ntabwo nkeka ko ari mu bihe bya kure. Mu gihe icyo ari cyo cyose hari amakuru menshi tuba tugenda tubona, yaba arava muri CIA, yaba arava mu nzego z'ubutasi, natwe aho tuba twashoboye kugera ni uko tubizi neza ko hari arimo kwibwira ngo RDF ibimeresa imihigo, ariko tukababwira ngo irimo iramanika umugozi hejuru. Igisigaye ni nka muntu ugiye kwiyahura, uba usigaje guhirika intebe, ubundi umugozi ukamuca mu ijosi. Naho abagabo nibyo barimo bakora, nimubone barimo bototera utundi duce ngo bafashe utundi, ariko mu buryo bwa diplomasi n'uburyo iyi ntambara ishobora kuzategurwamo no gutangirwamo, urabona ko byarangije kwitwa izina. Ubu intambara igiye gutangira izwi izina ryayo. Ariyo mpamvu bavuga ngo abanyarwanda nyarwandakazi, naho gusenga abantu bagashikama, kubera ko ikibazo tubona kirakomeye kurusha uko abantu bagitekereza. Bashobora kwikubita mu gatuza, ariko ibi byose mubona bafashe gufata turukarite twa Nyamwirima, Giseguru, Katwiguru, za Nyabanira cyangwa za Nyagahanga, bakarangiza bageze n'ahari Ishasha umupaka neza na Uganda, ntabwo babikoze babishaka, ni kwagumya kurwana na diplomasi yabaciye muri humye, aho Kongo yabaciye muri humye
bagashiduka Nduhungirehe yasinye ko u Rwanda rurimo guhagarika intambara muri Congo. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyane, aho mbabwira ngo Congo buriya muzayigaho ikindi, mfite na diplomasi bagenda bakina, kandi muzi neza ko Kagame yari afite abantu bamushyigikiye, babarobisite bamushyigikiye. Congo yarwanye n'iki kintu, ukabona ko maje kugeza ahangaha igihugu cy'u Rwanda, aho ubona ko ibintu bikomeye cyane. Twaba ari ibintu tumugenda dukurikirana cyane, tubabwira ko mu Rwanda ibintu bitoroshye, nabo ubwabo intambara bateye ubwoba. Ntimubonemo bafunga insengero cyane cyane bagera mu majyaruguru bakazifungira ku bwinshi, ngo mugire ngo hari byinshi cyane bituma bashaka gufunga izi nsengero, ariko bitwaje ngo hari ibyo zibuze, bitwaje ngo hari ibi byo baba barasabwe n'iki byose, kuko mu kigaragara cyo ni uko harimo kwiyenza no gushaka impamvu kugira ngo insengero zifungwe, ariko mu by'ukuri ari ukugabanya no guhura kw'abantu barimo kuganya batinya n'izi ntambara zishobora kuzaba, kubera ko tumaze iminsi tubona ko hari ubuhanuzi butandukanye, mu bantu bagumye bahanura bati igikuba kiri kugira ngo kize mu Rwanda. Ntabwo babeshya. None se Kagame arimo gutegura izo ntambara, Kongo nisubiza bizagenda gute? Izi ni intambara turimo twitegura tureba, kandi murabizi neza nk'uko twari kugenda tumukurikirana. Ibikoresho yaba ari Kongo yakomeje kuzana ibikoresho bikomeye cyane mu karere. Nord Kivu ipanzemo intwaro zikomeye cyane. Uyu munsi bahindukije umututu kandi bakazirebesha mu Rwanda. Nkeka ko no mu Rwanda ahubwo zireba muri Kongo, ariko ibi byose byahaba batumva intambara icyo ari cyo. Harabibeshya ko za Kongo za kera wenda bagenda uko bashaka. Kongo tukigira ubona ko bagenda bagafata ahantu mu by'ukuri nta ntambara zahabaye zikomeye, nta bikoresho bya FARDC bafashe, ntaki bikwereka ko bagiye bakuramo imbere. Aka kanya aho Kongo babagejeje, ubona ko bigora Kigali kubisobanura, kubera yuko byose biri on record. Abangere mbabwira ngo Nyarwandakazi uko bavuze kumbwira ngo turiya dumwe tumwe turakurikirana ibi bintu umunota ku munota, kandi twitonze. Twagumya kuvuga ngo Abanyamerika ngo muri game zo gukinisha Kongo mpaka bayiciyemo, ariko nababwira ngo ushobora gusanga Mr. Paul Kagame na RDF yiwe aribo bari kuri pressure y'ibirimo kubakorerwa, kuko hari amadelegasiyo amwe n'amwe abamanuka i Kigali mutamenya, ko twe tumenya. Hari amatelefone abahamagara, ariko icyo ikigaragara cyo ni uko intambara yo ntabwo nimo kubona ikizatuma itaba, kuko n'aka gahenge Abanyamerika bagumye kugenda batanga nuko babona ubukana bw'ino ntambara uko izaba imeze. Ahangaha nkaba mvuga ngo Abanyarwandakazi mufatire iby'uburyo, kubera yuko Mwene Rutagambwa we iyi ntambara byanze bikunze we yababwiye ko ngo azarwana nk'udafite icyo atakaza, ngo bazarwana nk'abiyahura. Bikwereka ko we yafarangije ifata Abanyarwanda ingwate, timugomba kuzandwanirira mpaka ku wa nyuma. Ariko ibi byose tukaba tuvuga ngo harimo n'ubugwari, kubera yuko twabuze abantu baramira igihugu, kikaba kigiye kwinjizwa mu ntambara z'akarere kandi gikuruye, atari ukuvuga ko batewe. Ibi byose bikaba bizagira ingaruka zikomeye cyane cyane ko ubukana iyi ntambara izaba ifite Abanyarwanda, Abanyarwandakazi. Ibi byo nabibasezeranya mpagaze ku maguru yombi, iyi ntambara izaba ikomeye cyane, kandi izaba ifite ubukana bwinshi ku gihugu cy'u Rwanda. Akomeza kugira ngo harimo imikino, muri kugenda bivuga ngo badepite muceceke, umunsi zatangiye muzavuga, sirikare mukomeye mukomeze muceceke mu bugwari bwinshi, ariko umunsi nyirizina izi ntambara zatangiye muzavuga. Kandi ikibazo ni uko bizaba biri tureti, aho kugira ngo umwaka agombye kuba byarahagaze imbere y'igihe. Kuri ibi byose twagiye tubabwira tuti Mr. Paul Kagame yambye gutekereza ku baturage, gutekereza ku nyungu ze n'aba imperialiste bamwohereza ngo bajye kurwanya izi ntambara, kugira ngo bigerere ku nyungu economique politique. Ariko mu by'ukuri agasiga ashyize akarere kose mu kibazo gikomeye cyane. Abaturage ba Kongo amamiliyoni akomeje guhunga, abandi bagenda bicwa. Ibi byose akaba ari bya by'intambara bigenda bikorwa. Ari byo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose mu bita Paul Kagame na RDF yiwe dufitanye urubanza. Amahanga kuvuga ngo nyuma y'ibi byose bariya abadepite, bariya abasenateri, bariya abajenerali bakagombye kuba bavugira rubanda. Ibyo bakora byose babikorera birefera kuri rubanda, kugira ngo bakorere mu bita Paul Kagame uba uri mu
bukorera aba imperialiste kugira ngo bakomeze gutwara imitungo ya Afurika. Ibi byose bikaba mubizi neza ko hano kuri radiyo muri Kongo tubabwira, ikaba intambara dukomeje kugenda tubabwira ko tuyikurikirana umunsi ku munsi, kandi mbabwira ko FARDC imaze kugera mu gipimo, mu mwanya mwiza wo kwita izina intambara bagiye kwinjiramo. Kikaba barabizi neza ko iminsi iri imbere ikomeye, ariko nakuvuga ngo izi mpera z'uyu mwaka ibintu ntabwo bizaba byoroshye, kubera ko ikigiye gukurikira ku itariki ya 4 bari bumvikanye ko u Rwanda ruhagarika intambara. Iki abanyarwandakazi ushobora kuzatungurana, ariko ntabwo muzatungurwa kuko abo twabanye kuri radiyo umwe murabizi ko twababwiye ko uburyo intambara irimo itegurwamo, turebye ibikoresho Kongo yibitseho, tukareba n'uburyo Kagame we ntacyo muvuye afata abana ba rubanda akajya muri songa mbere, abapfa bagapfa, niyo yafata rukarite apfishije abana 100 ntacyo bayimubwiye. Icyo ashaka ni uko yumva kuri BBC bavuze ngo Nyamwirima yafashwe, ariko nyuma yo gupfushije abana 100, kandi ubizi neza ko igihe kizagera mu gihe runaka bakahakuvana, babana ntabwo bongera gushibuka, baba barapfuye. Ariko ibyo byose akaba bikora mu nyungu ziwe ekonomike, politike. Aribyo mpamvu mvuga ngo abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane, kuko abana b'abanyarwanda bagomye kugwa muri izi ntambara kandi zitaratangira. Tubizi neza ko hagiye kuba intambara zikomeye cyane, nongere mvuge ngo hagiye gutangira intambara zikomeye cyane. Mubyitege, kandi abo tubona kuri radiyo umwe muzatugaye gutinda, ntimuzatugaye guhera. Ibi twabibabwiye uko twagiye tubidesigninga, muzagenda mubona ko nta kintu twabeshyemo. Kongo yakomeje kubanza kurwana geri diplomatique, ari nayo yari ikomeye cyane bababindikiranyagamo, kikaba cyarakemutse. Bijyanye gere mediatique, yo Kongo nta kibazo bari kontrola. Ku rugamba naho ukabona yuko bamaze kukurira u Rwanda cyangwa RDF mu kamasho, abarimo kubona yuko mu by'ukuri intambara noneho bagize izina, intambara izaza yitwa y'u Rwanda na Kongo, cyangwa y'u Rwanda na UPDF. Ariko UPDF iguma kwinjiramo yihishe. Kwa hiyo niho tuzagumya kugira dukurikirana cyane uhereye umunsi w'ejo. Ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose, kandi bitangira guhinduka muzayibona, muzanabyibwira. Naho abumva ko wenda ubwo bafashe iriya grupuma ya Binza wenda ari ikibazo gikomeye, ibi ngibi twe turabikurikirana cyane. Ahubwo umunyagitugu Paul Kagame noneho yarushijeho kwishyira mu kamashu neza, aho Kongo ibonye izina ry'intambara noneho uko igiye kwitwa. Icyo gihe bakaba bazitabaza amategeko mpuzamahanga iyo igihugu cyateye ikindi. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Abanyarwandakazi afite abana bo mu gisirikare, mumenye ko imyaka 2 irashize babagirwa muri ziriya ntambara, kandi bakirwana bari bazarando gusa. Mutekereze intambara nyirizina n'itangire uko izaba bimeze. Ibyo aribyo byose muzabona ko ntacyo twababeshye, kubera ko izi ntambara zatangiye tuzireba, zitegurwa tuzireba. Igipimo Kongo imaze kugeraho turakizi, igipimo Kagame nawe arimo turakizi, ariko ibi byose ukabona ko ari umwana w'umunyarwanda uzabitikiriramo nyuma yaho, kandi akazaba urubanza. Murakoze rero, nagira ngo mbaganirize kuri ibi bintu uko bihagaze. Turabimo turabikurikirana cyane. Hari amakuru menshi tudashobora kubaha bitewe n'uko igihe cyayo kiba kitaragera, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, n'uko izina ry'intambara Kongo yari irimo noneho ryabonetse, ubwo hagiye kuba intambara ihuje u Rwanda na Kongo. Ahantu rero ntabwo ari ibintu byo kwifuzwa, abakabyifuje, ariko mwene Kagame we bigaragara ko nta gihe muzamuhagarika. Yahisemo ngo kuzarwana iya gisazi, bivuze ngo uzarwana nk'abasazi. Ibi byose tubitege amaso tuzabireba, ariko akarayifumbwe. Ibi byose twarabwiye ngo muzatungurwa n'uko uwo mwiringiye uretse ubusazi no kubaroha ikindi azabagezaho. Murakoze rero, twisanzwe na kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo ubumwe. Ibiganiro byacu ni ibihoraho naho ubutaha. Murakoze, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, like and share. Ntimukibwe no gukora commentaire kugira ngo tujye tumenya uburyo ibiganiro byacu muba mwabyakiriye. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.
dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.